Burya mu buzima buri kimwe kiba kubw'impamvu. Isimbi Cynthia twakomeje kuburana urumva nk'umuntu ari namurakariye ko ashobora kuba yankwebye abishaka. Ariko ampamagaye yampaye impamvu yumvikana. Nanjye bimpa impamvu zo kumushakisha nivuye inyuma. Icyo gihe bwari butarira ariko bugorobye ikirere gikubye nk'aho imvura igiye kugwa. Kuri telefone yari amaze kumbwira ko ahagaze ku giko kandi imbere yo kwa Rubangura y'imodoka zihagarara. Nanjye na Kevin twari tukiri downtown tumaze kuvungisha ya mayero Lisi yampaye. Nafashe umwanzuro wo kutabibwira Kevin ahubwo muhatuye nkenga ashaka aba yicaye mbanze ndebe umuntu ruguru aho gatoya. Kevin yaza nanjye mpita mfata inzira njya kumwishakira. Ndakuzamukiye ngeze hano kuri station imvura ibitangiye kujojoba ariko ntiyagwa cyane. Njye nasaga n'utari kuyumva ahubwo mu mutwe wanjye ndi kwibazanya. Ese ndamuhobera, ndamusoma cyangwa ndamuha ikiganza? Ndi kwibaza ibyo nibwo nisanze ngeze kwa Rubangura. Ariko imbere ku gikoka nkabona abakobwa babiri. Umwe nkabona ari kuri telefone undi ari aho ngaho bisanzwe ameze nk'utegereje imodoka. Nkomeza ngenda mbasatira. Uwarose nabi burinda buke. Umukobwa yaraje ahita mfuka mu maso ati fora ndinde. Ariko agufitiye ikintu bita impumuro nziza. Muri utwo dusegonda duke mfutse mu maso nahise nibona nanone njye na Isimbi turi kubyina Gahinde mu birete. Igihe nahereye ngushaka finali birangiye nkubonye. Ati Bribande uracyari wa wundi ntujye uhinduka kweli. Yaketse ko namuvumbuye kumbe namwitiranyije na Kibona umwe yabaye impamo umunsi wose kuva mu gitondo. Mpindukira ngira ngo muhobere murebye mu maso mubitwa n'inkuba nsanze ari Divine nafotoraga ngikora muri studio itunganya amafoto bita Snowford. Nuko umunsi wanjye urakomeza uba muremure. Divine aransezera ngaruka kuri babakobwa babiri bahagaze ku gikoka. Ngenda nirebera umwe wasaga n'uri kubowa kuko Isimbi bari bamwibye phone. Wamubeba ahita yinjira muri bisi. Itangiye kugenda nanjye mpita nyinjiramo. Igeze imbere agatelefone kanjye karasona. Abantu bose mu modoka barahindukira barandeba. Na wa musheri wanjye ndi gukeka ko ari Isimbi Cynthia nawe arahindukira arandeba. Hari ukuntu umuntu asarisha mu rugo. Wagera no mu muhanda umuntu wese kurebye ukagira ngo ari kubigusomamo. Rwose urebye n'agatelefone nitabiragaho kari kuneza abantu pe. Naragafashe ndakamyutinga. Wa mukobwa arangije ahita ambaza ati niwe Bribande? Nanjye ntikarame. Ati umukunzi wawe umusize hariya town ku gikoka. Yambwiye story yanyu numvira interested cyane. Tugeze mu kanogo umukobwa mfata ukuboko dusohoka mu modoka dufata moto dusubira town gushaka Isimbi Cynthia. Mbonye indi nshuti ya gatatu gutyo. Yambwiye ko yitwa Madudu. Uyu Madudu rero nasanze ari n'umuhapezi ko yari yanaje kuri plot ya Bob Pro on the beat. Iwabo mbwira ko avuka mu Busanza. Town turayizerera. Bwije Isimbi turamubura mpamagara Scott Kevin ambwira ko ari gukina biyari muri Kolomboka. Disi we nta communication twari turi kugirana kuko yari ataragura simukadi yo mu Rwanda. Ibya KFC already nayo nabyibagiwe. Isimbi akomeza kumbana Isimbi.